ukwiye kwiga gusiga inkuru nziza imusozi, kuko ikintu uvuze wowe ukakivuga n'akanwa kawe gishobora kutakugaruka uyu munsi ariko kikazakugaruka mu myaka 10 cyangwa kikazagaruka mu myaka 30 umwana wawe wabyaye. Please mureke, nubwo njya nkunda kubivuga, nubwo we wakumva utagomba kwiyubaha, ngomve ugomba kurangwa n'imvugo nziza cyase n'ibintu bizima kugira ngo wiyubahishe, ariko ukwiye kubahisha bukomokaho. Ufite umuryango, ufite abavandimwe, ufite ubwo ko abantu bajya bagenda yumva atebutse no kuvuga ati mvukana na runaka. Mwige kuvuga neza. Muzi ko n'abahanga barabivuze, na Bibiliya irabivuga, imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Imvugo nziza kandi na Bibiliya ikavuga ngo ururimi ni inkota ityaye. Ururimi ni inkota ityaye cyane. Ururimi rushobora gusenya rukarimbura n'imine. Uri kumva? Rero urwo rurimi rwawe niba utashije kurukaraga 7 ngo umenye icyo ugomba kuvuga naho ugomba kukivugira, ngomve ko kuvuga undi muntu nabi naje byakugiraho ingaruka, ariko kubera inzara ntimugitekereza. Abanyamakuru benshi ntibatekereza mu Rwanda kubera inzara. Ko aravuga ati ngomba kubona amafaranga yo kwishyura inzu byanga byakunda, ngomba kugura umuryango byanga byakunda. Umuntu akaza gushaka amafaranga muri YouTube nk'uwa yataye, ari naho hava guhemuka. Hi guys, nizeye ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashimira Imana. Nongeye kubasuza kandi mbahe kaze kuri Birthday Home, ahantu duhura tukaganira ibintu byinshi bitandukanye. Niyo channel itagira limite y'ibyo kuvuga mu gihe bigambiriye ikiza cyangwa se bigambiriye kubaka. Hari byinshi tumaze iminsi tuvugana, hari byinshi maze iminsi mbagezaho, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa, nge narababwiye ngo nta management ngira imbwira ibyo nemerewe kuvuga n'ibyo ntemerewe kuvuga. So ni ngiye utekereza bitewe nuko mbyumva, bitewe nuko naramutse nkavuga ati ngomba kuvuga kuri ibi bintu, sibyo? Ndashaka wenda nubwo njya mbyumva kenshi mu binyamakuru, hagati aho mbere uko ntangira nizeye ko mwari mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda, natwe tumeze neza n'ibya bindi, nta kibazo na kimwe. Rero ikintu nshaka kuvugaho uyu munsi nta gitangaza, gusa ndashaka kukubaza wowe uri kunyumva uyu munsi ngo, kuko nkunze kubyumva mu banyamakuru, mu bantu bakora ama YouTube channel, nkunze kubibumvamo, ariko sinzi niba no mu buzima busanzwe mu bantu tutazi kuri za YouTube cyangwa mu bantu tutazi ku ma TikTok, nta nubwo nkunda kwikoresha cyane, ariko mu bantu tutazi wenda mu zindi mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe, niba ho bitabamo, ukaba ushaka gusanga ari umuco wadutse uve mu banyarwanda, noneho bikajya no mu banyamakuru, kuko ari bwo buzima tuba tumenyeye kubamo bwa buri munsi. Mu buzima bwawe ni iki kuvuga ku muntu runaka icyiza cyangwa se ikibi, ni iki kikubangukira? Iki kikubangukira? Ubwo mvuze ibyo ko ukuntu mu banyamakuru b'uyu munsi wacu mu Rwanda nyine content hitinga, cyangwa ikintu gituma umuntu atera imbere vuba kuri YouTube, ikintu gituma umuntu ashininga byihuse, ni ukuba wavuze abandi nabi, ni ukuba wiyerangije ugashaka video za mugenzi wawe ari mu ntege nkeya cyangwa se afite intege nkeya, akaba arizo ugomba kuvuga. Noneho natwe tukagushyigikira, abareba bumva n'abareba bakagushyigikira nabo bakabireba kandi bakareba bashishikaye. None ibyo bikakwereka yuko ari umurongo mwiza ugomba gukomeza kugenderamo, wo kumva yuko ugomba nyine gukaza umurego, ugakomeza gukora izo content kugira ngo ukomeze ushyigikirwe cyane ugereyo kare. Kambabwiza ukuri, inzira z'ubusamo buriya zibambiye. Inzira z'ubusamo zibambiye. Content zirahari nyinshi zo kuvuga. Ubwo meze nk'uri kugira inama wenda nubwo abanyamakuru, kuko rebo bavuga societe nini kabumva kandi baba bafite abantu benshi babigiraho. Iyo uvuga burya abantu benshi bakakumva, ufite abantu bakwiye bagufata nk'umuroro modo. Nuvuga ngo icyo gihe ugomba kwitwararika. Wenda no mu bantu niba birarimo wowe uri kunyumvuka ufite ako kantu ugahindure. Hari ibintu byiza byinshi twavuga ku bantu,
tutavuze ikibi natwerega nta muntu maraye kubaho. Hari igihe usanga nawe ufite akadefu urukumva cyangwa ufite namwe aho tutabona mukora ibiteye ubwoba birenze, ariko ugasanga uraje wandaritse umuntu, uramushyize ku gasura mwanitse, urabivuze urasetse. Nyamaze cyakora ikiza cy'isi ntisakaye, isi ntago isakaye, iyi si ntisakaye. Buriya rwose uraseka yarererere ugashinyika umuntu ariko nawe jisika kubona. Please, kuvuga umuntu nabi ni kamere satani, kandi nkuko mpora mbivuga mu Rwanda byinshi ngo turi byo turya. Icyo umenyereje umutima wawe nicyo umutima wawe utora, icyo umutima wawe umenyereje nicyo utora. Muri we haba harimo inyamaswa ebyiri, harimo inyamaswa y'umweru n'inyamaswa y'umukara. Icyo kirura cy'umweru iyo kigaburiye ibyiza ni uruka ibyiza, uhinduka mwiza, ubuzima bwawe ukaba umuntu mwiza. Iyo ufashe ikirura cy'umukara akaba ari cyo ugaburira ibibi, umva uragenda ukaba inyamaswa. Buri muntu niyo nyamaswa ya mbere ikaze. Ukagenda ukumva kuba abandi wabavuga nabi ntacyo bikubwiye, ahubwo nibyo biguhesha amahoro. Kumva aho bari kuvuga undi muntu nabo ugahagarara ukumva nawe ugashyiramo umunyu, ukaba utavuganira umuntu, kandi umuntu yitwa ngo uri inshuti, ukaba utamuvuganira ngo uhagarare uvuga uti no, ukaba utamutangira ubuhamya bwiza bw'ikizagukoreye, no, ahubwo ukumva ushishikazwa no kuvuga ati yawe watahubwo ntimumuzi. Ubugambo kuki turangwa n'ubugambo? Ubu twabuze ibintu byiza tuvuga ku bantu pe. Ariko mbega kaga we, mbega kaga. Reka mbabwire mwabantu mwe muri kunyumva, musengera inshuti zanyu. Ntago ari itegeko kugira inshuti nyinshi, ntacyo bimaze mu buzima. Si ngombwa ngo tugire inshuti, uragira inshuti nyinshi cyangwa bigende gute? Si itegeko kugira inshuti nyinshi, please. Ushobora kugira inshuti nkeya ariko nziza. Mu buzima ukagira inshuti ebyiri. Nabaga nziranye n'abantu benshi, kumenyana bisanzwe, kumenyana ariko ugasanga nko muri kaminuza yose mfite nk'inshuti ebyiri, abandi bose n'abantu tuziranye. Cyangwa ugasanga nka segonderi yose mfite nk'inshuti imwe. Ni urugero, niko byagenze. Segonderi yose mfite inshuti imwe. Kikoza nyuma muri kaminuza nza kwikubita agashyi sibe ebyiri. Urukumva na n'uyu munsi kikoza Yesu yanyongeye izindi, ku buzima bugenda buhinduka, ugenda uhindura etape, ugasanga wungutse izindi. Niba wari umukobwa ugasanga ubaye umugore wungutse izindi wenda gutyo. Ariko si itegeko kugira inshuti nyinshi zidashaka kuguhagararira. Muri ubu buzima rero kugenda ukubuha umwanya ugenda urushaho kubisobanukirwa. Ariko please muntu uri kunyumva, niba uzi kuhagarara ukavuga nabi umuntu, ukavuga ibibi byo ku muntu, ukavuga nkaho wagira ngo uri marayika, nawe umunsi isi yakubonye, nawe umunsi byawe ngombwa ko ari wowe uvugwa, isi izakubita itababariye. Ibi mbivuze kubera iki? Kubera yuko umuco wo kuvuga bagenzi banyu cyangwa se kuvuga abantu nabi mu Rwanda uradutse mu ba content creators, uradutse mu ba YouTubers. Ni ugushaka amaronko, ariko vraiment ntago bikwiye. Dufite ubundi buryo twakubatsemo ibintu, dufite ubundi buryo twagatwayemo ibintu bikagenda neza kandi bigasobanuka bikajya ku murongo, tutabifashe ngo tubizambye, ngo tubihindure, ngo tugindure igihugu cy'urwango mu ba YouTubers, ngo tubihindure igihugu cy'urwango mu ba content. Mwubatse ibintu bibi hagati yanyu. Ni ukuri ntago ari byiza, sibyo? Ikindi, abatumira, ubwo Imana izambare bigere ku ba content creators wenda runaka simbizi, ariko abatumira, mwige gutumira abantu bavuga ibintu byubaka, bifite umumaro, bifite aho byakura igihugu n'aho byakigeza, bifite aho byakura umuntu wumva n'utumva. Ni mu bitumenyereza twabareba tuzabikunda, nitubimenyereza abantu batureba bazageraho babikunde. Ariko dukomeza kubamenyereza kuzana umuntu uzakavuga ibintu by'ubugoryi cyangwa se akavuga ibintu by'amafuti, nabyo bazabikunda, bazareba ibyo tubaha. Ariko twebwe twacu twirogaje twavuga ngo itegeko ry'aba content creators, nta muntu ugomba gutumira umuntu uvuga ibintu biteye gutya na gutya na gutya, cyane iby'urukozasoni cyangwa se byanduza imitekerereze y'urubyiruko. Uwo ntiyemewe. Uwo nguwo ababishinzwe bahagarariye inteko y'aba content creator y'aba YouTubers bakamukura mu nzira, bavuga ati no, ntabwo byemewe, wowe uhagaze kubera impamvu ya ABCD. Uri kumva? Ibyo ngibyo tukabikora gutyo, bizagenda bituma umuco mwiza wo kuvuga icyiza uganza.
hari ibintu byinshi bigiye mu gihugu cyacu byiza ubona bifite icyo byakwigisha. Mperutse kubona abana ba Mariox Kid bagiye timu y'abana ba Mariox Kid bagiye mu gihugu cy'ahantu runaka kure guperformingayo, byari byiza. Nta munyamakuru n'umwe wabivuzeho mu Rwanda, ntawe. Yari intambwe nziza, yari urugero rwiza rw'ahazaza h'igihugu, ariko nta muntu umwe wabivuzeho. Mwari muri bize muri kuvuga ku bintu utamenya, muri kuvuga ku bintu utamenya. Please mureke twige kuvuga ibintu byubaka, nibyo bizubaka igihugu cyacu. Si no kugenda mugahitingisha ibintu bidakwiye guhitinga, ibintu bipfuye by'amafuti bifutamye, ntago ari byo. Nawe uri kunyumva nubwo utari umu content creator, nubwo utari umu YouTuber, ariko si byiza igakugaburira umutima wawe kuvuga abandi icyiza. Niba mvuta utabashije kuvuga icyiza ku muntu, icecekere. Umenyereza umutima wawe kwicecekera no kwihangana, uvuge dukeya, wihangane. Nuvuga ibyiza rero utangiye kuvuga ibyiza, ubivuge rwose wimareyo, ubivuge ntacyo usize inyuma. Nurangiza nugeraho kumva numva nta kiza cyo kuvuga ku muntu ufite, wicecekere rwose pe. Ntago ari itegeko kuvuga igihe cyose, tujye tumenya naho tuvuga nuko tuvuga, tumenye n'igihe cyo kuvuga nibyo tuvuga nuko tubivuga, sibyo? Ntabwo nashyizemo akantu kayuma noneho uyu munsi kuko birambabaje cyane. Ibintu bibabaje ntabwo mbaca kubiganira mu buryo bugize, gusa nta mutima mubi. Murabizi ko ngenda bemera muri abantu banje, sibyo? Abantu mukomeje kunshyigikira, Imana ibaha umugisha, kandi dukomeze dushyigikirane, twubaka u Rwanda rwiza, twubaka igihugu cyiza, sibyo? Mwige kuvuga neza. Muzi ko n'abahanga barabivuze, na Bibiliya irabivuga, imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Imvugo nziza, kandi na Bibiliya ikavuga ngo ururimi ni inkota ityaye. Ururimi ni inkota ityaye cyane. Ururimi rushobora gusenya rukarimbura n'imine. Uri kumva? Rero urwo rurimi rwawe niba utabashije kurukaraga karindwi ngo umenye icyo ugomba kuvuga naho ugomba kukivugira, ngo wumve ko kuvuga undi muntu nabi naje byakugiraho ingaruka, ariko kubera inzara ntimugitekereza. Abanyamakuru benshi ntibatekereza mu Rwanda kubera inzara. Ko aravuga ati ngomba kubona amafaranga yo kwishyura inzu byanga byakunda, ngomba kugura umuryango byanga byakunda. Umuntu akaza gushaka amafaranga muri YouTube nk'uwayataye, ari naho hava guhemuka. Kandi ndabona hasi hejuru akabona nta kindi kintu agomba gukora. Ari nkabyo bira bintu abanyamakuru bamwe bagiye bakora bashinyagura kugira ngo abone views, agashinyagura, kemera agashinyagurira umuntu wapfuye, agashinyagura, ariko akavuga ati nta kundi ngombe nyabone, kugira ngo abantu bakuvugaho gusa ariko ukashinyagura. Kukishamu muzana imivumo mu buzima bwanyu. Umuntu ugasanga yagize ikibazo ariko ukemera, umva ukarutanga, nduzi ko ari ukurutanga, ariko kugira ngo ukunde uvugwe, cyangwa se kugira ngo ukunde ukurikirwe, ngo abantu bakure bari benshi. Please, bira bintu no kwitesha agaciro. Nukubona views z'umunsi umwe ariko nta wundi muntu wongera kukureba ejo cyangwa ejo bundi. Ariko turanzwe n'ibyiza tukavuga ibyiza. Uyu munsi nkavuga, nubwo ndabizi ibi biganiro byanjye ndabizi ntabwo babyenteresheje abantu, ariko nzi ko umuntu uzanyumva ejo nabikunda, ejo azagira amatsiko kongera kumva ikintu navuze. Kandi ikindi mujye mumenya yuko ibi bintu musiga kuri YouTube, ibintu uzukavuga usiga imusozi, abandi barafite ubushobozi bwo kubisevinga, n'umwana uzagukomoka, n'umwuzukuru uzagukomoka akabibona. Dukwiye kwiga gusiga inkuru nziza imusozi, kuko ikintu uvuze wowe ukakivuga n'akanwa kawe gishobora kutakugaruka uyu munsi, ariko kikazakugaruka mu myaka 10 cyangwa kikazagaruka mu myaka 30 umwana wawe wabyaye. Please mureke, nubwo njya nkunda kubivuga, nubwo wakumva utagomba kwiyubaha, ngomve ugomba kurangwa n'imvugo nziza cyose n'ibintu bizima kugira ngo wiyubahishe, ariko ukwiye kubahisha bukomokaho. Ufite umuryango, ufite abavandimwe, ufite ubwo ko abantu bajya bagenda yumva atebutse no kuvuga ati mvukana na runaka. Niba mubaza atarya niwe musaza wa runaka, ati yewe patata we, ati njyewe urasimuzi, yumva agomba kukwihakana kubera imyitwarire idahwitse, kubera uko wiyeretse abanyarwanda, kubera uko uburiwe. Ndetse tukarangwa n'imvugo nziza, ko bishoboka ko dushobora kuvuga ibintu bizima, ko content z'ibintu bizima bizihari, kandi tukabivuga bikubaka igihugu cyacu, tukavuga ibintu bizima ko byakunda, tugatanga ubuhamya, tukigisha abandi ko byakunda. Ubundi mwagiye muvuga ku buzima bwanyu, nta buzima mufite bwahashize,
ku buryo ujya gufata abantu ukabagira imitwaro ngo nibiri imihanda ngo nitegeko kwereka abantu ibiri imihanda wowe ubwawe kuri umuhanda kuri ku mihanda wakwivuze wavuze hashize awaye tukahumva naho ukaduhamo urugero ukahatwigishirizamo tukakumva ni ngombwa ngo uvuge abandi koko please niba udashoboye kuvuga abandi bantu h'ibyiza icecekere ibintu bibi umuco wo kuvuga ibibi nkumva ko ari byo bihitinze bigezweho ni umuco mubi force ndawanze ngewe cyuzunda mu content ukizamuka mu YouTube ukizamuka ariko ndabyanze ndabirwanyije ndabicyashye kandi Imana ibahinema yo kumva icyo kintu sindiyo ciao thank you singira nkomeretse bana bivuganye umutima mwiza ntago mba ngambere gusenya nta nomba mvuze mu izina ariko vraiment ni byiza guhinduka sibyo ciao ciao honey muze mumpindure nasoje